bigira abavuzi ku buryo bashobora kuba bakubwira ati nuza tukagusengera tukakurambikaho ibiganza uraza gukira indwara yawe, ndetse n'ibyawe bakabikumaraho bibwira ko mu by'ukuri ngo bari kukumurikira Imana. Ndabasuhuje abakunzi bacu, ndabasuhuje abatagatifu batagatifujirijwe mu maraso ya Kristo Yesu, ndasuhuza n'abandi bose bazantega amatwi n'abandi bakunzi bacu bakomeza gutega amatwi ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza tugenda tubagezaho, uko Imana igenda ibiduha, uko Imana igenda iduhereza gusangira namwe ku munezero w'ibyo twakorewe muri Kristo Yesu. Imana ishimwe kandi himbarizwe aka kanya yongeye kandi kumpa kugira ngo nganire namwe ubwo mukomeza no gukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Tuba tubashimira buryo ki mukomeza kugenda mudukurikirana. Imana igikomeza kubaha umugisha n'amahoro ariko bibonerwa muri Kristo Yesu, n'ihumure bituruka muri we. Imana ihimbazwe. Amazina rero si ubwa mbere mumbonye, dukunda kuganira cyane kubera ko ibiganiro byacu nakagaruka. Amazina nitwa Musabyimana Yosefu Mugisha, ni amazina y'inahangaha, ariko ndi umukiranutsi ku bwa Yesu, naratagatifujijwe, namenye neza ko mu maraso ya Kristo Yesu nababariwe ibyaha byanjye, namenye neza ko Kristo yabaye impongano y'ibyaha byanjye byose, ariko nza kumenya neza ko kandi atari ibyaha byanjye gusa, menya ko ari n'iby'abari mu isi bose, ariko bakabyizera, babyizera nabo bagahabwa umugabane w'ubutungane bwa Yesu. Imana ihimbazwe. Kuri uyu munsi rero ndumva nshaka ko dukomeza kuganira ku magambo y'Imana, amagambo meza Imana numva impaye, aboneka hano mu rwandiko mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya 5, dusome n'umurongo waho wa 25. Ni amagambo avuga ngo nuko hariho umugore wari mu mugongo, wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa cyane n'abavuzi cyane, benshi bageragezaga kumukiza, bakamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Imana ishimwe. Aya ni amagambo abantu benshi bamwe dukomeza kubabwira, nyankomeza kubaganirizaho, babahanuzi ariko b'ibinyoma. Bamwe bagenda bahanura ibyinaha, bababwira ko Imana ibazamuye mu ntera, bababwira ko Imana ibahinduriye amateka, bababwira ko Imana ibabaze ubukene mu bigendanye n'ibyinaha. Ariko mu by'ukuri icyo umuntu akeneye ntabwo akeneye inzu, icyo umuntu akeneye ntabwo akeneye imodoka, icyo umuntu akeneye ntakeneye abana. Ibyo ngibyo n'ubundi mu by'ukuri niba warabiteguriwe nabyo uzabibona, ariko bidaturutse mu kuvuga ko ari Imana ibyo bintu ibikubwiye, cyangwa ngo wumve ko ikizakwizeza ko Imana ijya ibitanga ari uko abahanuzi babiguhanurira. Ubona ko benshi bitwaza ibyanditswe bakanabigoreka, bakavuga ko nk'uyu mugore dusomye hano mu ijambo ry'Imana, wari urwaye indwara ayimaranye imyaka 12, afite ikibazo mu by'ukuri cyo kuva. Iyo bashaka mbese gukomeza babayobya, bababwira ko Yesu yakoze ibitangaza, ariko kandi bakababwira ko mwaza aho bari
kugira ngo namwe mubone ibitangaza, kugira ngo namwe mubone ngo imirimo ngo y'Imana, ariko abari no kugira ngo nyine banabambure ibyanyu, ariko bitwaje cyane cyane ijambo ry'Imana no kubigoreka. Ariko mu by'ukuri je nababwira ko ikibazo uyu mudamu yari afite nyine mu by'ukuri yararwaye, ariko mu by'ukuri umuntu wese n'ubundi avuka arwaye, akavugana uburwayi bw'icyaha, akavuka arwaye, kubera ko umuntu wese yanduriye icyaha mu ivuko, mu nkomoko kuri Adamu ndetse na Eva. Umuntu akavukana ikibazo cy'uburwayi, akavuka afite ikibazo kavukire kigendanye n'uko yatakaje Imana mu buzima, ku buryo abaho yumva nta mahoro afite, ku buryo abaho yumva nta byiringiro afite. Bikaba n'uburyo bwinshi butuma ibye bikomeza kugenda bimushiraho, hashingiye ko abakomeza kugenda yitiranya indwara y'umubiri, kandi mu by'ukuri indwara umuntu afite ni indwara igendanye n'uko mu by'ukuri yavutse ari umunyabyaha. Hano ijambo ry'Imana mwabyumvishe ko uyu mugore mu by'ukuri yari afite ikibazo cy'indwara amaranye imyaka 12, ngo ndetse mu by'ukuri uyu mugore yagerageje mu by'ukuri kujya ku baganga benshi bagiye batandukanye, ngo ndetse bamumarisha ibintu byiwe byose, bamwakaho ibiguzi kugira ngo bamukize. Umuntu wese afite ikibazo mu by'ukuri, ndetse niyo numva ijambo ry'Imana riri kumbwira gutya, ni uburyo mu by'ukuri abavuzi, ntabwo njye mvuga abavuzi bakiza izi ndwara bigiye abantu benshi bagiye bazi, nabiyita cyane abakozi b'Imana, abiyita abakozi b'Imana bigira abavuzi, ku buryo bashobora kuba bakubwira ati nuza tukagusengera tukakurambikaho ibiganza uraza gukira indwara yawe. Nawe wanashingira ku bibazo nyine ufite, mu by'ukuri nawe ukaza ubasanga, ukaza ubagana, ubabwira ko mu by'ukuri, bakubwira ko mu by'ukuri ugize icyo ukora ku murimo ngo w'Imana, Imana yagukiza. Ukaza rero, urabona ko uyu mugore ngo ibintu byiwe byose yarabimaze. Arabimara. Ndatekereza ko ntabwo narondora iby'abantu bagenda batanga. Umuntu udafite Imana wese iyo bamubwiye ngo ufite ikibazo ahita byumva, hanashingiye ko mu by'ukuri umuntu wese avukana ikibazo cy'umutima umucira urubanza, hashingiye ko aba yaravutse afite uburwayi bw'uko yavutse ari umunyabyaha. Umubwiye ko hari icyo yatanga kugira ngo Imana imukize, aza yirukanka, akirukankira mu bitaro. Baba bamubwira ko ari abavuzi, abahanuzi bose tugenda tubibabwira, bati wabizana, zana ibingibi tubiguhereze, turagukiza. Inka zawe bakazikumaraho nayo ukayizana, ihene ukazizitura, amafaranga ukayatanga, kuko uyu mugore ngo ibintu byose yabimaze abitanga ku bavuzi. Abavuzi nabavuga mu buryo bugiye butandukanye. Nimvuga abavuzi ntimwumve bariya baba docteur mu by'ukuri batuvura mu buzima busanzwe umuntu yarwaye, ndavuga abo ngabo biyita abavuzi, ngo bashobora kukurambika ngo hibiganza ngo ugakira indwara. Ibyo rero bizagushiraho mu by'ukuri, hashingiye ko ikibazo ufite ari ikibazo cy'uko wavukanye uburwayi bw'uko wavutse uri umunyabyaha. Ukeneye gukora kuri Kristo kugira ngo ukire, ariko kandi ukire ari uko wemeye gukora kuri Kristo kugira ngo ukire ikibazo wavukanye, noneho mu by'ukuri nyine wibera amahoro. Ariko iyi nyigisho nyine mba ngira ngo mwumve ikibazo cyo kuba benshi bagoreka ijambo ry'Imana. Abavuzi benshi biyita abavuzi bakumaraho ibyawe, bakakumaraho ibyawe, kandi nawe urabizi mu by'ukuri, wowe uneze amatwi, ko mu by'ukuri benshi bakumaraho ibyawe bakubwira ko bagukiza, bagufasha, bagukiza ikibazo ufite, hashingira ku byo kamere muntu irarikira. Umuntu udafite Imana ararikira, nta muntu n'umwe utaba ufite ikibazo cy'uburwayi. Hari amagambo ari hano mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho 3, aho Petero na Yohana bari kujya gusenga, ngo bageze ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, ngo bahasanga ikirema, ngo umuntu wavutse ari ikirema, yavutse ari ikirema, ngo yarasabirizaga mu by'ukuri, ngo yarasabirizaga, agasaba abinjira muri urwo rusengero, ariko ngo agasaba n'abasohoka.
ngo abonye Petero na Yohana rero ngo arabasaba, ariko Petero na Yohana baramubwira ati ifeza n'izahabu byo ntabyo dufite, ariko icyo dufite reka tukiguhe mu izina rya Yesu. Urumva mbese umuntu wese yavutse afite ikibazo cy'ubumuga kavukire, umuntu wese yavutse afite ikibazo cy'uburwayi kavukire cy'uko yavutse ari umunyabyaha, ndetse ajya yibwira ko ikibazo afite ari icy'ubumuga bw'inyuma, ajya yibwira ko ikibazo afite ari icy'ubukene bwo kubura amafaranga, ajya yibwira ko wenda abonye ihumure rituruka kuri ibyo ngibyo bamuhaye aribwo mu by'ukuri yaba akize ikibazo afite. Ariko umuntu ikibazo afite mu by'ukuri agifite kuko yavutse ari umunyabyaha, bikomotse ku mukurambere wacu Adamu na Eva bakoze icyaha, ababakomokaho twese duhita duhinduka abanyabyaha, umuntu ahita avukana uburwayi. Icyakora hari ikintu kimwe gusa nyine nababwira abanteze amatwi, nuko burya ubumuga ngo buba butandukanye, ku buryo niyo umuntu abonye wacitse akaguru, we yaracitse amaguru abiri, abavuga ati nanjye wampa rwose mu by'ukuri nkagira akaguru kamwe. Ujya ubona rero ko abo ngabo birirwa bababeshya bigize abavuzi, babamarisha ibyanyu kugoreka ijambo ry'Imana, bababwira ati yo nimuze tubarambikeho ibiganza, nimuze tubakize, nimuze tubafashe, nimuze tubatabare. Rero nawe hashingiye ko uba ufite ubumuga kavukire bw'ubunyacyaha wavukanye, ukajya wibwira ngo abo ngabo mu by'ukuri ni abakozi b'Imana kuko babonana mu by'ukuri nabo ni ibirema, ariko baba bafite uburema, bagerageje kugaragaza ko bo atari ibirema kugira ngo babashe kwambura abantu ibyabo, ariko babambuje kwigaragaza mu by'ukuri ko hari icyo baba babarushije. Ariko ndakubwira ko Petero na Yohana baravuze ati feza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite cyo turakiguha mu izina rya Kristo Yesu. Rero icyo mfite ngira ngo mbabwire nuko nakubwiraga ko mu by'ukuri abantu bose bigize abavuzi, bigira abavuzi, banashinga ahantu hagiye hatandukanye ngo abantu bajya babasanga ngo bakabafasha mu bibazo byabo, hanashingira ko nawe uba ufite uburwayi bugendanye n'ikibazo cy'uko wavutse uri umunyabyaha, ukirukanka ubasanga, ndetse n'ibyawe bakabikumaraho bibwira ko mu by'ukuri ngo bari kukumurikira Imana. Ariko nakubwira inkuru nziza itangaje mu by'ukuri, ngo uyu mugore ngo yumvishije Kristo Yesu aje, ngo byari byamuyobeye, byaramucanze, ibintu byaramushizeho, ngo arabyigana mu bantu benshi, ngo arabyigana, ngo akora ku ncunda ngo z'umwenda wa Yesu, ngo amukozeho, ngo kududubiza kuva ngo kw'amaraso ngo kurakama, ngo yumva mu mutima we ngo hinjiyemo umunezero, ndetse yumva aratangaje. Ubu ni uburyo ugera kuri Kristo Yesu, wamenya urukundo yagukunze, wamenya buryo yitangiye ibyaha byawe byose n'ingano yabyo, wakwizera mu by'ukuri akakwambura uburwayi bwawe, umaze kumenya ko uburwayi bw'ubunyacyaha yemeye kubwishyiraho, wakwizera ijambo ryiwe ukumva urakize, ukumva uranezerewe, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ko mu izina rya Kristo Yesu arimwo twababaririwe ibyaha. Ayo ni amagambo aboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 10 nko ku murongo waho wa 43. hari amagambo avuga ngo abahanuzi bose baramuhamije, bavuga ko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Urumva ikibazo umuntu afite ni ikibazo cy'ubunyabyaha. Uyu mugore rero amaze gukora kuri Kristo, akoze ku mwenda, umwenda wa Kristo nakubwira ko ari ugukiranuka kwe. Iyo umenye ko hariho gukiranuka kw'Imana nyine kwahishuwe, ariko Kristo Yesu ukakubarwaho ubikesha kwizera Kristo Yesu, mu by'ukuri urakira, ukumva uranezerewe, ukumva urishimye, ukamenya ko muri iryo zina rya Kristo Yesu ariho wakirira. Nge ninkubwira gukira, ntabwo ndi kukubwira gukira bimwe abahanuzi b'ibinyoma bajya bavuga. Nugukira ari byo byitwa mu by'ukuri kumenya ko wakira urupfu rw'iteka, ubikesha kumenya ko urubanza rw'ibyaha rwagukuweho n'amaraso ya Kristo Yesu. Ariko mu by'ukuri ukava mu rujijo rw'abirirwa bakwambura ibyawe biyise abavuzi, kuko urumva uyu mugore ngo byamushizeho. Nawe urabizi mu by'ukuri ko ikibazo n'ubundi nubwo ubitanga ubihereza abadafite icyo kuguha, nubwo baba biyita bihimbira kuvuga mu izina rya Yesu, urabizi ko n'ikibazo nawe mu mutima ukigumana.
ariko ndakubwira ko Yesu yakugiriye neza wowe unteze amatwi mu by'ukuri ngo umukozeho akamenya neza ko Kristo Yesu ariwe wari ufite igisubizo cy'ikibazo umuntu yavukanye. Kristo Yesu ariwe ufite igisubizo cy'ubunyabyaha umuntu yavukanye, kuko yemeye kwishyiraho ibyaha byawe byose n'ingano yabyo byo muri kamere, akabibarwaho agapfa urupfu rubi ndetse rw'agashinyaguro rwo ku musaraba. Ibyo ubyizeye wahita ukira, wanakira ukibera amahoro, ugakira icyo kibazo cyo kurimbuka ubikesha ko wageze kuri Kristo Yesu. Kuri Yesu niho ugera ugakira, kuri Kristo Yesu niho ugera ugakira ikibazo wari ufite kavukire, ugasimbagurika nawe ukakira umunezero udakesha amafaranga, ukakira umunezero udakesha ngo umugore mwiza mu buryo bw'isura, ugakira ugasimbagurika, kuko ngo cya kirema ngo kinjiranye na Petero kirabakurikira ngo kigenda gishima Imana, kuko cyari gikize uburema kavukire cyavukanye bw'ubunyacyaha. Cyari kimenye ko mu izina rya Yesu ariho umuntu yakirira umunezero agakira, mu by'ukuri akamenya neza ko Imana itakimubaraho ibyaha bye. Mbese nabivugaho byinshi, ariko icyo nakubwira cyo nakubwiraga kuri uyu mugore. N'abantu bajya bitwaza kuvuga ngo uyu mugore ngo yaje ngo asanga ngo abavuzi nicyo kibazo nagiraga nkubwire. Abiyita abavuzi ngo bavura ikibazo cyawe, hanashingira ko nawe wumva ufite ibibazo mu bigendanye n'iby'ubuzima, wakumva babivuzeho ukibwira ko aribyo byakiza ikibazo. Ariko ikibazo umuntu afite ni ikibazo cy'ubunyabyaha yavukanye mu ivuko. Hanyuma icyo nacyo rero iyo gikize umuntu yakira umunezero w'iteka ryose. Bikira bite? Ni uko ukwiriye kumenya ko Kristo Yesu yabazweho ibyaha byawe. Niko ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo noneho muri we duhinduke ubukiranuka kw'Imana. Kristo yabazweho ibyaha byawe nk'ikibazo wari ufite, nk'uburwayi wari ufite buhora buva bududubiza, ukabura amahoro, ukagana mu butayu wibwira ko wakira ikibazo, ukagana mu nsengero aho bakubwiye ngo Imana hose bakubeshya ukirukankirayo, bakubwira ngo iri mu mazi ukajyayo, bakubwira ngo iri mu buvumo ukajyayo, bakubwira ngo iri ku musozi runaka ukajyayo, bakubwira ngo iri mu rusengero runaka ukajyayo. Aho ugeze hose bakakubwira ibintu bigiye bitandukanye, ukibwira ko wakira, ariko ntabwo wakira, kubera ko iyo muti wo gukiza ikibazo umuntu afite ni ukumenya ko ibyaha byawe byose Imana yabishyize kuri Kristo Yesu ikabimuhora, akabicumitirwa nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ndetse ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Urumva Yesu yahanwe mu cyimbo cyawe, umwizeye wakira amahoro ukesha kumenya neza ko umugezeho akira urupfu rw'iteka, akakira ubugingo buhoraho akesha kwizera Kristo Yesu ko ibyaha byawe byose yabizize. Ibyo nubyizera ubuzima bwe buzajya ku murongo, uzabaho ntawe ukwirukansa akubwira ngo hano wajya kuhashaka Imana. Uzabaho ubuzima bwawe buri ku murongo, ufite amahoro n'umutekano n'umudendezo ukesha mu kumenya kutazarimbuka, ko ibyo wagombaga kuzira aribyo Kristo Yesu yazize ku musaraba. Reka nsoze mbashimira uburyo kimukomeza kugenda mukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nakagaruka, ariko mu by'ukuri be kukubeshya bihimbahimbira. Umuntu agasoma ijambo ngo ikirema ngo cyari kiri ku irembo ry'urusengero, agahimba uburemu ufite ko ari amadeni, agahimba uburemu ufite ko ari urubyaro rwakunaniye, agahimba uburemu ufite ko ari ibihombo by'amadeni. Abantu bose barahomba muri iyi si, nta muntu udahomba, gusa igihombo umuntu afite gusa n'igihombo cyo kuba yaratakaje Imana. Ariko Imana, inkuru nziza niyo nakubwiraga, Kristo yongeye kwiyunga nawe, Imana yongeye kwiyunga n'umunyabyaha muri Kristo Yesu. Menya ubwo bwiyunge Imana yatanze, uve mu by'ukuri muri uko kujijwa bagenda bakujijishiriza uko babonye kose, ibyawe bakabikumaraho. Biyisa abavuzi, biyisa abadogiteri, iyo biyita abapotere, iyo biyita ababishopu, ubwo ni inzego baba bagenda biha z'ubuganga, nawe ukirukanka nayo ibyawe. Njya numva benshi bavuga ngo hari abahanuzi ngo bampamagaye barambwira ngo bakiza ngo umwana wanjye, ukirukanka nayo amadolari. Bazakomeza kubikumaraho igihe cyose utazi ikibazo mu by'ukuri ufite ko ari ikibazo cy'uko wavutse uri umunyabyaha. Ariko Yesu yemeye kwishyiraho ubunyabyaha bwawe bwose n'ingano yabwo, yahindutse icyaha kugira ngo nawe uhinduke gukiranuka kubwe, kuko ubunyacyaha bwawe bwose n'ingano yabyo mu maraso ya Kristo Yesu mu by'ukuri warabibabariwe.
warababariwe mu by'ukuri mu maraso ya Kristo Yesu. Ubyizeye gutyo watekana, ubyizeye gutyo wahumurizwa, ihumure ryaza mu mutima wawe, ukava mu gucanganikirwa mu by'ukuri, ukakira umwami Yesu, umenye neza ko nta rubanza rw'ibyaha Imana ikikubaraho, kuko urwo yagombaga kukubaraho yarubaze kuri Kristo Yesu. Umwenda wari ufite w'ibyaha Yesu yarawukwishyuriye mu maraso yiwe, urababarirwa. Ibyo byizere, wibere mu ijuru, ujye uryama nijuru uribyukane, urijyane mu isoko uritahukane, urijyane kuri moto uryururukane. Nupfa mu by'ukuri usinziriye uzaba uzi ko wigendeye mu ijuru, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mu by'ukuri Imana ihimbazwe. Ibiganiro byacu nakagaruka, mujye mukomeza gukurikirana uko Imana izajya iduha gukomeza kuganira namwe, tuzajya dukomeza kugenda tuganira, ariko Imana iduha no guhishura amabanga ya shitani, uburyo abakozi be bitwaza ibyanditswe kugira ngo babigoreke, babambura ibyanyu. Nk'uko n'uriya mugore bari baramumaze hibye, bariyise abavuzi, niko nawe mu by'ukuri babikumaraho, kubera ko utazi ikibazo ufite kari cyo wavutse uri umunyabyaha. Ariko mu by'ukuri niwizera ko ibyaha byawe byose byabazwe kuri Kristo akanabizira, gukiranirwa kwawe kukamubarwaho, gukiranuka kwa Yesu kukakubarwaho, uzibera amahoro. Umenye neza ko nta cyaha Imana ikikubaraho, kuko ibyo ari kukubaraho yabibaze kuri Kristo. Imana ishimwe ku bwa byose none n'iteka ryose. Amen.